ubu ushatse kuvuga ko uramutse uhuye n'ubukene bukakurenga wakiyahura? Oya njye nakwiyahura ahubwo reka bitinde ejo mu gitondo usange nyikenye gukire ko urambona ngenda managiye tu wiyahure. Sibyo ni ibintu ntago ari ibintu birenze kwiyahura nukuyorereza ubuzima nukuva mu stress zisi. Ariko bro uziko nubwo dukorana buryo uri igicucu man. Havese man uziko mbabaje. Abandi barabanga sibyo bakiyahura. Ngenda mutse menye ko nandoye sida. Sha nahita nigendera. Yes ndagusuje cyane udahwema guhanga amaso Giant Voice TV ngushimire cyane wowe wakoze subscribe nawe utarakanda subscribe ewana kanda subscribe kuko ni inkunga ikomeye cyane urabwa uduhaye kabisa. Uyu munsi turi ku itariki enye z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Reka nizere ko umwaka uri kurushaho kugenda umera neza ku ruhande rwawe. Kavuyo waramutse gute muhungu wawe? Naramutse neza nta kibazo. Wowe umeze ute? Ewana nanjye meze fresh nta kibazo ndashima Imana byose bimeze neza cyane ariko hariho ubushyuhe bwinshi cyane budasanzwe sinzi niba wabibonye kabisa. Oya ni ibihe turimo nyine n'ukwezi kwa mbere kuravanze ni ibihe by'imvura izuba no gushyuha mu Kigali noneho nagahuma muno. Ewana wandushije ubwenge uza wambaye agasengeri ariko nanjye mukanye imvura iguye nabyumva. Imvura iguye wahita ubyumva kabisa ariko ndabona umeze neza by the way. Nta kibazo ndashima Imana nta kibazo na kimwe mfite byose biri mu nzira nziza uruhande rwose nyine jari gukora akazi ke neza agaprotecting abantu. Ewana Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi kuri uyu munsi hari inkuru yangezeho y'umuvandimwe wiyahuye hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya muri centre bita mu Birembo. Ewana hari umuvandimwe kabisa wiyahuye abantu babyutse mu gitondo ngo basanga umuntu ahagaze mu muryango ngo yiyahuye akoresheje rido. Sinzi niba nawe ibyo bintu waba wabimenye kabisa. Nta makuru mbifiteho ariko mw'iki gihe kwiyahura ndakeka nyine abantu bafite stress nyine zituma biyahura tu. Ni isi ukuntu imeze byayo byose nabyo byatuma wiyahura abantu umuntu ahura nabo batuma wiyahura. So ndakeka kuba umuntu yakwiyahura ahubwo nukumenya ngo niki cyatumye yiyahura tukumva ko gifatikana no kwiyahura byo byarangije kuba inkuru isanzwe. Ku buryo wafata umwanzuro wo kwiyahura ukabyuka mu gitondo ukavuga ati ngiye kwiyahura ubwo byagenze bite? Oya none se ngubu ko ibishuko byabaye byinshi sibyo? Wenda tujye kuvugisha ukuri uri umugabo ufite urugo ufite abana n'umugore wenda tuvuge ko amafaranga ku bintu dushaka bya buri munsi ni urugero wenda wari ufite amafaranga ibihumbi wenda urugero nka 500 wenda wari urimo ideni n'umuntu ry'ibihumbi 400 uraryishyuye urishyurira umwana ishuri wenda ibihumbi 50 yigaciritse urarangije usigaranye senkani urahashye ayo mafaranga gutyo uyafite ni gucyo wari wateganyije kuyakora ariko hari ikintu runaka wisujyamo kirayatwaye ugahita mu gufata umwanzuro kuvuga ati ndiyahuye. Ubwonko bwawe butabikomfirmye wakwiyahura kuko ndatekereza ko nawe bikoze nyine aho nyine waba ari ibyawe byakurenze. Giant Sacco Finance dutanga inguzanyo ku bamotari batwara moto z'amashanyarazi kandi binjiza buri munsi. Si ku bamotari gusa ahubwo ni ku muntu wese ufite business ye yikorera yinjiza buri munsi. Niba uri muri abo rwose tuguhaye ikaze muri Giant Sacco Finance. Hanyuma rero uze wifatira inguzanyo utangire witeze imbere ndetse uteze imbere n'umuryango wawe. Hari benshi baba bicaye bavuga bati twakura he amafaranga kugira ngo dutangire twiteze imbere. Handi wabisanga ni hano muri Giant Sacco Finance. Wakwibaza ngo dukorera he? Giant Sacco Finance dukorera hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Nugera kuri station ya uno urebe hirya yayo gato urahita ubona aho dukorera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izi nimero uri kubona kuri screen yawe. So buri umuntu wiyahura wamufata nk'umuntu w'intwari afashe nyine nk'umwanzuro wo kwiyahura kweri. Kwiyahura nago ari ubutwari ko nukuyohereza ubuzima nyine kwiyahura ntago ari ukoroshya ubuzima. None ubundi ahubwo nyine sinzi ukuntu umuntu yabivuga ahubwo kwiyahura n'ububwa. Je nago umuntu wiharo njya museka nago namufata nk'intwari ariko nago museka. N'ububwa bukomeye cyane. Nubwo ari n'ububwa ariko none se umuntu ufata icyemezo niba ufata icyemezo wenda cyo kugurisha isambu yawe niba ufata icyemezo cyo kuvuga ngo uriyahuye sibyo? Oya kugurisha isambu birumvikana. Hari nk'igihe wenda nk'umuntu yagurisha isambu ashonje sibyo kandi abafite kuzagura indi. Ariko iyo ufite ubuzima buri uyu ufite ubuzima bugomba gushaka buri kimwe cyose
ukaba wakigeraho, ariko yo wiyambuye ubuzima nyine ububaye imbwa birumvikana. oya ariko nago wabikonfirma mu bubaye imbwa kuko haburi nago uburi imbwa ubu wapfuye biba byarangiye ahubwo ariko n'ubundi ubu usize ushebeje abasigaye umuryango. ariko umuntu umusebye uti njyewe ninjyewe ubwanjye nta kindi kintu nta yindi kopi yanjye ihari. None se ibyo nakora sinjye wabikora. Ho ubusebeje bakubyaye sibyo nawe ubwawe uba wisebeje rega nubwo uba bapfuye nese ntabwo ubuzwi muri quartier se. Aka kanya twese tugira imitwe yakira ibintu bitandukanye sibyo nshobora kugwa muri crise runaka ntagira muri crise runaka ugasanga nyine njyewe kuyakira biranze. hari akantu ugasanga njye umutwe wanjye unegetse kwiyahura ugahitamo niba ubwonko bw'umuntu uwo musore wiyahuye niba yiyahuye koko bikaba byamutegetse kwiyahura ni mu blaming nibyo bitekerezo yari afite nta n'impamvu zo kugira ngo mukomeze mutekereze kuvuga ngo yiyahuye nyine yiyahuye kuko nibyo bitekerezo nivuye ubwonko bwe nibyo byamuhaye. hari akantu nari nabonye ngo umuntu wiyahura ngo kwiyahura si ubutwari ahubwo ngo umuntu ufata icyemezo cyo kuvuga ngo agiye kwiyahura ni wa muntu ubona ngo kwisi byanze nyine ari kubona nta hepfo na ruguru kurwana kugira ngo yirwanirire ave muri cya kibazo bikanga ahubwo agahitamo nyine inzira yo kwiyorohereza ngo yiyahure kuko ari kubona ko kurwana nyine byanze kugira ngo nyine arwane kabisa beho. ubwo ari ibyo abantu bafite stress ni benshi mu isi buri wese wajya usanga yiyahura ariko kuko nabwo twese nago tunganye memwari y'ubwonko sibyo umuntu nje nawe turatandukanye mu mutwe uko haba ikibazo ukacyakira bitandukanye nuko nanjye nacyakira sibyo. hari abantu bafite stress yo gutekereza ngo njyewe ubwanjye nibi bintu bincanze iyo bincanze ngo ikintu iki sera abantu bajya mu ibibazo bitera se bakajya mutobereka ngo mayoga bagasinda bakararayo cyane aho kugira ngo ujye kwiyahura ariko nagenda nkazinywa gutyo uri kubyumva sibyo gutyo uri kubyumva nundi muntu nawe ari kubyumva ukwe sibyo. hari umuntu bicanga nyine akagera ku rwego we abona ikindi kintu yaba amaze kwisi nk'urugero buno ushobora urugero ushobora kumva wenda ukabasambanyije umwana runaka sibyo wenda byabaye ufashe wenda akanda age ni ibintu bibaho mu buzima sibyo anda age waba ukifata ugasanga baragwaye bagiye gukata imyaka 25 wewe ubutwari bwawe ukaba wavuga ati njyewe imyaka 25 nari nzagenda nyifunga kuko nakoze icyaha bikana nibe nagutera ipfunwe sibyo ipfunwe ukagira ukavuga ati kubera iki nakoze icyaha iryo rikabaho ariko iryo gufungwa guhanwa nibigutera ipfunwe undi wagategeza kuvuga ngo kugira bamfunge napfa imyaka 25 yitegeza akavuga ngo napfa sibyo nose agahitamo kujya kwiyahura kipfira. yego wenda ibitekerezo by'abantu biba bitandukanye ariko njyewe aka kanya ntabwo nubwo byaba byagenze biti ntabwo nafata icyemezo cyo kujya kwiyahura. oya kwiyahura si ubutwari ahubwo kwiyahura njye mbona rukunanirwa gute ubone se ubu wananirwa ugacika n'imbaraga uko wahitamo sibyo nk'umuntu wiyahuye aho mu birembo sibyo kuba yiyahuye ngetekereza yuko we yirangirije nyine we ni gushaka igisubizo kiri hafi we yabonye iki gisubizo kiri hafi cyo gukora ushaka usanga hari ikibazo runaka yari afite wowe utazi hari n'ukuntu bashaka umukobwa ashaka no kukwanduza sida bikaba ese ko abanduye sida bose ko batiyahuye se reka manze nkubwire abanduye sida bose ntabwo biyahuye ahubwo bajya ku miti abantu bose we no kugiye gushyira muri societe ngo abantu bose we huru ubwawe nuriya nubwe sibyo ariko sibyo ngiye ndi kumva wowe ku ruhande rwawe uri gushyigikira uriya mujene wiyahuye kandi mu by'ukuri icyambere cyo ntabwo kwiyahura kwe nyine ari ubutwari ntabwo abagaragaje ubumuntu sibyo abagaragaje ko nyine abayikibwa byanze burundu ngo umuntu wiyahuye ntabwo ndi gushishikariza abantu kwiyahura bananiwe sibyo ariko njyewe kwiyahura ni ibintu nyine nge numva ubu wabyuka mu gitondo ukavuga uti ngiye kwiyahura oya byaterwa nawe ntabwo yabyutse mu gitondo cyangwa ntabwo yagiye kurya mu gateko. oya rega burya umuntu ujya kwiyahura ntabwo aba ari ibintu biza ako kanya ni ibintu aba amaranye iminsi urumva ubwo bubwa ibyo bintu bibitera ubwo bubwa ari kwiyahura ni ububwa cyane kwiyahura ni ububwa ahubwo burenze n'ububwa jewe kwiyahura n'ubugwari ntabwo yaba ari ububwa n'ubugwari nese ubugwari sibwo bubwa nyine oya no ubugwari n'ububwa cyane ikigwari umuntu w'ikigwari ugaba ari n'ikibwa nyine igitutsi cy'imbwa mu muco wa Kinyarwanda imbwa impamvu ubona abanyarwanda bayikoresha uko umuntu akubwiye ngo wambwawe nyine ni nyamanzwa itagize icyo yimariye kuko imbwa igize icyo yimariye ku giti cyayo kuko yishyize hano hanze yahiga ahubwo imbwa niyo nyamanzwa nyine mu muco wa Kinyarwanda yari iteshejwe agaciro kuruta ikindi cyose bayitesheje agaciro niyo mpamvu umuntu wese uramutse ukoze ikintu giteye agaciro ahita yitwa bahita bakwita ikintu ariko bitandukanye n'abazungu abazungu ubona babana nazo barazikunda cyane rero kwiyahura wenda ni ubugwari bwo kunanirwa sibyo ubundi wewe ni ubugwari buza bukakuganza ukananirwa ugafata umwanzuro ko wakwiyahura so nago numva kuba umuntu yakwiyahura
ahubwo wenda ababishinzwe bakaganirije abantu sibyo bakabumvisha kwiyahura atari ngombwa ahubwo bakabashyiraho ikintu runaka gishobora gutuma umuntu niba ibintu bimucanze yakora nyine cyangwa hano yagana nyine bakaba bamufasha. Ewana njyewe rero ahantu byabereye nahigereye ndi gutambuka ewana ndi kugenda twiganirira numva umuntu umwe aravuze ngo yiyahuye ngo nububwa sibyo ngo reka ngo ubwo ngo ntacyo ngo yarabonye ngo byaranze nyine ngo ntacyo ashoboye urumva yasiza yasebeje umuryango we niba wenda yari afite n'umugore yasebeje umugore we twese kubera ko nubwo wagera ku ntuzi hahandi ku kadomo kanyu mubona ko byanze wajya no gusabiriza ariko kugira ngo ubeho neza ubundi ubwo uriya muntu wenda nuko amakuru atarajya hanze y'icyo yazize ntacyo yazize kwiyahura none ubwo yaba yazize iki oya hari igihe ariko nje numva nyine hari igihe kuko bakora iperereza bakareba ati se byagenze bite n'igihe wasanga ari no kumugambanira bakamwica nabyo byashoboka ariko nyine ku makuru ahari abantu bari kugenda bavuga ko yiyahuye ngo hari irido mu muryango ngo kuko hari hamanitse ngo irido banavuga ko ngo yari ahagaze n'umurambo we ngo umurambo we nyine ngo wari uhagaze ngo ukimanitse muri rya rido ngo ariko amaguru yenda gukora hasi ariko noneho ntunabyumve neza ku rundi ruhande wareba nyine ukumva ko ari nk'abantu baba bamugiriye nabi nyine bakamwica. Oya reka nkubwire aka kanya njyewe ntabwo nashikariza umuntu ngo yiyahure ariko nanone umuntu nukajya umublaminga turatinda twese we nyine we aba yumva byo byose byamucanze sibyo akumva ko nta kindi gisubizo umuntu niba akoze ikintu akanyatekereza ni hateye ibintu bya betting sibyo betting ukagenda ukagurisha agasambu itanga imisoro sibyo betting navuga yuko mu gihugu iremewe ariko abantu niba igihugu cyarahaye ikintu isoko rya betting kikayihereza inuza ubwo nyine bivuze ngo abantu bazabetinga udafite mu mutwe wo kwihangana gukontora avuga ngo byagenze gutya ntihandi uzasanga abantu bari kwiyahura kuko umuntu wiyahuye adasize urwandiko bavuga ngo nzize iki nta muntu wamenye icyo yazize sibyo ariko niba abantu biyahura kubera ama betting bifite abantu biyahura kubera imiryango leta nayo niyo gutekereza ikavuga ngo abantu niba biyahura kubera ibi bintu no kubera imiryango amasaga yo mu muryango sibyo leta niyo gutekereza ikavuga ngo ibi bintu ni gute tureye managing niyo abashyiraho ngo mutangira amakuru mugiye kugiye mu muryango nose betting zo tuzikorera iki kandi naje kumenya amakuru ko abantu biyahura cyane ari nk'abantu bari abajene nyine baba betting ngo ari ngo agurisha akagenda amafaranga akamushiraho akagurisha telefone akagurisha n'inzu ayifite akagenda akabetinga yabona ashiri bagahitamo kujya kwiyahura ko nakira bategereje reba nka gutya ushobora kuba nk'urugero wenda ushobora kuba nk'iwanyu mwagurishije isambu sibyo isambu bakagubira wenda bakaguhereza miliyoni 10 kavuga ati miliyoni 10 turaziguhaye genda urebe ikintu ubushakamo bwa bwenge buke bwacu bw'urubyiruko bwo gushaka gukira kare no gukira vuba mu gihe gito kahita utegereza ukavuga ngo umuzungu arashyiraho odi arahita kuba zibe 20 sibyo zibe 20 kajya gushakamo odi ya kabiri zibe 20 sibyo wewe wanze kunyugwa na dukeye ufite ugahita uhitamo kujya muri betting ya mafaranga yose bayaribaze ari bwo buzima bwa rukubara niho bushingiye bayarya ugahita kujya kwiyahura bayarya ukabategereza ukavuga nuni nacyo nsigaranye nacyo nzakora mwisi ukiyahura ikiba kimbabaje ni iki nuko bayarya utanariyeho nyine bayarya utanariyeho ngewe kugira ngo rero amafaranga yanjye nzayafate nka gutyo nyajyane muri beti nka gutyo bazayafate nyine bayarye nta kintu ngiye mbonyeho ngiye nayafata nkagenda nkayasokamo nkayarya nkagurira abashuti banjye tukayasindira ni ibintu biba byumvikana ariko ikintu kimwe umuntu yavuga kwiyahura si ubutwari cyane kwiyahura n'ubugwari ariko umuntu wiyahuye umuntu wiyahuye none mukageza mu blaming haba hari impamvu yabikoze kandi iyo mpamvu ibihwanye n'ubwenge bwe kugira ngo yiyahure nta wa blaming umuntu sibyo ariko kwiyahura nyine n'ububwa gusa ntago twajya muri byinshi gusa ngewe icyo nashishikariza abantu nuko nababwira ko kwiyahura ugaragaje nyine ububwa sibyo umuntu wiyahuye wamwita uko ushaka bitewe nuko nyine aba amanitse amaboko akavuga ati byarangiye sibyo se ahubwo twebwe reka twisoreze ikiganiro hanyuma rero dushishikarize n'abajene nyine kutiyahura kuko kwiyahura nta kintu kirimo kabisa. Reka dushimire cyane abari bateze amaso Giant Voice TV, wakoze cyane kabisa kubana natwe, kandi ikindi wibuke gukanda subscribe kugira ngo ukomeze ushyigikire ibikorwa byacu. Tuzongere gutaha kabisa, turakunda bya hatari.